wowe urasenga urakijijwe wizera ko Imana ikoresheje ibitambaro. Ese kuki imbaraga z'Imana muzikura ku Mana mukazishyira ku bigirwamana? Ni ukuvuga rero kuba Mignone Kayanja amatorero yose ya Miracle Center iyo bari basenga bakoresha Amavuta. Kayanja ni umukoretse gato nyine reka nkakwereka ari ku karebe ni akamontage kaka video ari wakora ku bantu bakikubita hasi nyuma yo gusengera nyine banza ndabyemera. Rega twese twarabimenye ubwashize mwaradutubure ngo gitwaza ari mu isanduka tugiye kura dusanga nibyo mwatera cyeka umuntu ujya gucisha akajya kuri kamera gashyiraho kamera ndakeka aba yarayobye nawe ufite ikihe kibazo reka garuke turebe ibyo agiye gukora. Icara uyu mugabo agira umwuka ndabizi araje ahita mpagurukira agira umwuka wo gusenya abandi bakozi b'Imana wakigira mwiza ko wowe werekana ufite Bibiliya urusengera abantu uri umukozi w'Imana nkunda n'inyigisho ze pe Elize ndamukunda ariko aka kantu ntago ari keza jya wubaka abakozi Imana bagenzi bawe we kuza ubikora hanga urabikora subikora ashyigikira imbaraga abona zihe se yarahari ashyigikira imbaraga z'umwijima kandi yarahari se kugira ngo amenye ko ari umwijima barajyanye ikinambabaza mbabazwa n'abantu bamusenya kwa Yikuzimu akoresha izindi imbaraga ariwo bagaruka kwara abandi birirwa bamwandarika kwa Yikuzimu afite izindi imbaraga kandi nkabona biriwe bicaye hariya bategereje umutsima n'umugataba. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama. Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubasuhuze kandi tunabashimira cyane mwese mwahisemo kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Turongeye turagarutse urugendo rwacu cyangwa se ibiganiro byacu tubikomereje ahangaha. Imbere yacu turi kumwe na Pastor Fani. Pastor Fani tubaye ikaze. Murakoze cyane. Namahoro. Tutashimye Imana. Patisserie wadusezeranije sinzi dore ubu nibwo mbashije kukubona. Ariko se uyibuka ari uko mbonye ni nyine kujya mbarize n'abantu renga abantu baba bakibizeye. Mwe mutegereje mutuze muzarya ibihiye. Ntago nkora cyangwa se ntambutsa kwera pressure y'abantu ahubwo mbikora kuko Imana yanyoboye kubikora kandi nabyo byiza burya. Se ndamuzi guteka guteka ndagerageza. Uzi gutandukanya ibiryo byiza bihiye n'ibidahiye harimo n'ibirimo imikucu ibyo bita imikucu hari ibikucu gukucagurika urumva oya ntabyo uzi guteka ibijumba n'ibitoki. Urumva se urumva mvuze umukucu ntazi igihiye n'itetahiye nyine gitoke ntuza nibyo bikocagurika. Guteka hari umutetsi ushobora kukumva guteka ni ibintu umuntu yitondera. Hari umuntu uteka nubwo biba byahiye ariko ukumva ntagu yabyo. Rero harikaba n'umuntu uzi guteka neza witonza agateka ibyo kurya agashyiramo ibirungo abigashya bitinze ariko bikaza biryoshye bidatinze ibibazo bititemo gu. Mpamvu uzabona ari abantu bajya kurya ahantu kandi akaba yari yumva biryoshye ariko mu nda bigasigara biteza umutekano muke biba byaturutse aho ngaho. Rero buriya n'iby'Imana iduha kuko ibiduha ku buntu niyo yateguye iravuga ati ndashaka kubaha ubu butumwa. Ivuze rero nzashaka kubaha ubu butumwa nibwo yakozeyo igenda ingenera igihe ngomba kubitangira. Rero mushonje muhisheho. Murakoze cyane ni byiza cyane. Pastor reka mbere yuko dutangiye ikiganiro cyacu wandi dushyira imbere y'Imana dusengere ubundi tube twakinjira mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi cyase n'ibyo twifuza kuba twakubaza. Mana data nyiringabo ndagushimye ko Imana isumba byose iri mu ijuru. Tugushimiye umbabazi zawe dugushimira uryo turinda. Ndagushimiye ko duhaye iki gitondo cy'umugisha ku buzima bwacu. Bana natwe tugiye neza abadukurikiye bose baherereye ubakandakanda aho bafite imvune z'umutima n'umubabaro ubaremere amashimwe mashya. Abarwayi bakize abafite agahinda baha umunezero abababaye bahe kwishima mu izina rya Yesu kandi ubasuka amavuta y'umunezero no kwakira abashomero bahakazi
kuko byiza byose bituruka iwawe kandi ubiha buri muntu wese umwami Imana uko wagambiriye kubimuha kuko ntabwo ujya wimana imigisha. Urakoze rero bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane kandi nawe udukurikiye aho uri, Uwiteka akugirire neza cyane. Urumeze neza, ukwezi kwa kabiri kubona ari ukwezi kumeze gute cyangwa se mu mezi abiri ari kugenda arangira y'umwaka wa 2024 turi gutangira, ukubona abifitiye ihe shusho? Ya urakoze. Ukwezi kwa mbere kwari kuvunanye, ariko ukwezi kwa kabiri kuraho kurabayabaye, si kubi kandi sinakwiza, mbese kuraho ntacyo gutwayemo. Turabonamo akavura, tukabonamo akazuba. Buriya ukwezi kwa mbere kwarimo inkorora, harimo indwara nyinshi, nubwo nta muntu n'umwe uri uhura nawe ngo usanga adafite agakorora. Abafite agakorora kari aho ngaho. Rero turi mu dusigisigi tw'amagripe rero bikira. Mu buryo bwanjye numva hari uburyo biraho bibayabaye. Abantu ntago bakiri babi cyane, baragerageza kuvangavanga, ukabona umwe akurebye ijisho undi akureba iryiza, ukabona umuntu araguhutaje ariko undi akabwira ngo impore akaguhagurutsa. Nabyo turabishimira Imana. Yego. Rumwe mu babyeyi bayoboye itorero, uri umushumba, uri umuntu wakiriye umuhamagaro kera cyane mu myaka ubuneri hejuru ya 10 na yenda gusatira 19. Ndi mu mwaka wa 19. Mwaka wa 19. Ni umuntu ufite experience dukurikije n'ubuhamya wagiye utanga mu bihe byatambutse. Uri umuntu wahawe umwuka wera kera, ngo ndi kuvuga CV yawe mbere yo kugira ngo nze kuza kukubaza. Ugahabwa n'impano zigiye zitandukanye zo guhanura, sibye n'izindi, ukanabona n'uburyo zikoreshwa ndetse no mu bandi. Uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku kibazo nabonye kimeze nk'icyateye kwibazwaho byinshi n'abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi mu buryo bugiye butandukanye. Babonye amashusho ya Apotre Mignone, umushumba uzwi cyane, ufite izina rikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iryo zina naryo abantu batemeranyagwa bavuga ati nyamara Mignone izina afite rikomeye, ushaka kuba afite, ngo turi buze kuza kubigeraho. Icyabaye bamwe na bamwe bari kuri kibazo bakavuga ati just byahise bikonfirma bya bindi. Naho Apotre Mignone ntekereza ko byabereye mu gihugu ari Uganda, niba ntibeshye neza cyane, yahuye n'umushumba n'undi mukozi w'Imana. Bivugwa ko ntabwo ngiye kwemeza, bivugwa ko ari umukozi w'Imana, akamusengera, agakaraba amavuta, akaza akabinyuza mu mavuta, agahabwa impano gukora ku bantu bakagwa. Kuko se niba ari ukugwa, ubwo bamwe bavuga ati gukora ku bantu bakagwa, ese niba ari ukubakoraho umuntu abasengera, ubwo uze kuza kubidusobanurira. Ese niba ari umuntu, ni ryari umuntu akora ku muntu ubundi akagwa? Basa tuguhaye ikaze. Ya urakoze, umbajije ikibazo kandi nari niteguye kuri buze kubimbaza byanga bikunda, ko sinkumenyereye uburyo uhita ikubagaho. Mu by'ukuri narakijijwe, ngira intambwe ya mbere yo kwakira Kristo umwami n'umukiza, babarirwa ibyaha. Hirya yo kubabarirwa ibyaha nuzura umwuka wera. Ndibuka ko njya kubatizwa, ko nabatijwe muri Muhazi. Ni ukuvuga ngo kubera ko nari maze kwakira Yesu nkababarirwa ibyaha, nakoze urugendo rwo gukizwa. Ndasenga, nterana amateraniro, turasengerwa. Uri mu rusengero urasengerwa, uba munsi y'amavuta y'abashumba bawe. Icyo gihe rero habayeho ko umuntu atangira kugenda, hari uburyo agenda arota, yiyumvamo arota. Ukaba ufite aho urya kurotorera inzozi, ba bandi bakuruta mu mwuka bakagufasha mu rugendo. Kuko Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, bazemera bakizera muzababatize, ariko nyuma mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Mu by'ukuri njya kubatizwa,
ndibuka njya kubatizwa ni n'umunsi nkunda kwizihiza cyane itariki ya 20 usanga kenshi ariyo tariki nizihizaho ya anniversaire yanjye no kuri Facebook niho ko byanditse mu by'ukuri ninjiye mu mazi twabatuje turi benshi yinjiye mu mazi mu gihe abakozi b'Imana bari bashumba bamaze gusengera amazi yewe nagiyemo kuko nta nubwo nabyiyumvishagamo nkimara gupfana na Kristo nkazukana nawe bandubitse mu mazi nzamuka mvuga indimi ntago wambwira ngo ururimi nuruhe ariko nazamutse numva ari ibishya ntaceceka bitewe nuko nari mpawe kuvuga ku ndimi mbere ntabwo wari warigeze uzivugaho oya nazo nari negeze mvugaho ntangira kumva mvuga ku ndimi biza gutya nk'amashanyarazi biza ubwo mu mazi ntaha nageze mu rugo nasaraye kuko wavuga mu ndimi ukageraho ukaruha nasaraye ariko ntangira kurerwa nk'umuntu wuzuye umwuka wera nderwa n'abashumba bamba hafi kugeza noneho ntangiye kurota ntangira noneho kuzura wa mwuka wera nkatangira kuvuga nsobanura ibyo bita guhanura noneho burya ubuhanuzi umwuka w'ubuhanuzi uraza ari kugira uwurera ababyumvise nkuko Elisa yarerewe imbere ya Eliya ararerwa nderwamo gutyo nkahanura akanibyo mvuga umwuka bakawufunga kugira ngo bitari byo ariko kuko no mu mwuka ari uvangirwa kwa kuvangirwa nk'umushumba nawe w'umuhanuzi nawe ubuzi uburyo ashobora kurebamo cya kintu ngera ku rwego nza gukura mu mwuka noneho nshobora kuba nahanurira buri wese urwo ni urugendo rurerure kandi runavunanye rugoye udashobora kumva ko rworoshye utabyuka mu gitondo kakanya impano y'ubuhanuzi iba mu itorero ko mu itorero habamo umwigisha umushumba umuvugabutumwa umuhanuzi n'intumwa ariko izo mpano zose ziba munsi y'amavuta y'umushumba zirarerwa ureka bubu azihabwa agahita avuga ati bamurera ati murambuza guhanura reka ngende kajya ku musozi agashiduka akora amakosa kuko ubundi umuhanuzi kirazira ko wemeza ko ikintu kidashoboka umuhanuzi yemeza ko ikintu gishoboka umuhanuzi ntacika intege ariko mubona benshi bacika intege bakagaruka hari urwego kwiga rero kwitondera akenshi no kurerwa bikurinda bya byaha ngarutse rero ku mavuta nicyo wavuze kuri Apotre Mignone Apotre Mignone ni umushumba yabanje ku rwego rw'umuvugabutumwa nk'abandi ava ku rwego rw'umuvugabutumwa wa umupasiteri ava ku rwego rw'upasiteri uyu munsi na Apotre ni umuhanuzi mpamvu mvuga ngo ni umuhanuzi nuko agiye yampanuriye ndabihagararaho ko yarampanuriye amanura ibyo muganga atabonye amanura ibyacaga amarenga twebwe tubwirwa ariko wabivuga uko biri arampanurira ni umuhanuzi nawe iyo mpano arayifite hari impano duhabwa ariko hari no kuba dushobora kuba munsi y'abandi bantu nabo bafite izindi mpano ko impano ziruzuzanya sibyo ziruzuzanya ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo twemerane nkuko Kristo yagize gute yatwemeye bivuga rero abakozi b'Imana uyu munsi intambara Apostle Mignone ari agabwaho ntabwo ari wazigabwaho n'abapasiteri barezwe arazigabwaho n'abigize abavuga butumwa barezwe nande ntabwo tubona abashumba babo ko ntabwo tubona itorero ryari bahamiriza uyu munsi mvuze umushumba wanjye yampamiriza nkizwa nakijwe mu itorero ry'Abatanzania rikomoka muri Tanzania iri torero ryo rikomoka muri Tanzania basenga Imana n'iry'intumwa n'abahanuzi sibyo uriyoboye ni intumwa akaba n'umuhanuzi wabyumvise ni itorero ryizerera mu bitangaza kandi bikoreka ryizerera mu mavuta amavuta
hari amavuta yo mu mwuka gusengera umuntu kwizera amavuta ariko Yesaya aravuga ngo iyo mitwaro baguhekesheje uzayimarwaho ndetse uzayikurwaho no gusigwa amavuta. Gusigwa twebwe abadamu turisiga, abana bacu turabasiga, sibyo? Iyo umuntu akuze arisiga, ariko iyo umuntu adakuze arasigwa. Akenshi amavuta aza mu rwego rwo kugira ngo agire ibyo ahindura, agire ibintu ahindura. Amavuta rero na mbere habagaho amavuta no muri Isirayeli, basengeraga abantu babasutseho amavuta. Iryo ni isezerano rya kera. Icyatumye amavuta ashobora gukora nuko isezerano rya kera ritakuweho, rikiriho. Kuko niba tuvuga umwuka wera avuga ngo nta mavuta y'umwuka wera, nibyo. Ariko nanone kiriya gishushanyo cy'amavuta cyasobanuraga iki? Igishushanyo cya Yesu cy'umwuka wera. Ariko Yesu yavuze ngo sinaje kubikuraho, ahubwo naje yagute kubikomeza. Yesu asengeye umuntu agakira, yakoresheje akondo. Ntabwo ikibazo ari amavuta, ikibazo ni imyuka iri inyuma yo gusenya ubwami. Ariko ndagusubiza buretse damu, nta kibazo ndagusubiza. Yesu twabonye atoba akondo, si icyondo, ni icyondo, siko biri tubwira, agisiga ku wari uhumye arahumuka. Ariko aranamubwira ngo jya kwiyuhagira hehe? Mu kidendezi cy'iki cya Silowamu. Bivuga ngo nagize gute? Naratuma. Kiriya kidendezi ni umwuka cyangwa n'amazi? Si yari amazi? Ari amazi. Si isezerano rishya? Yesu se ntiyakoresheje ibyondo? Si uwo mu isezerano rishya? Aha, amaze gusengera abana be yarahumuye, yavuga ngo mujye kwiyereka iki? Abatambyi. Umutambyi amaze kuvuga ngo najye kwiyereka umutambyi, aramubwira ngo utange n'ituro hehe? Ku mutambyi. Uyu munsi dufite imbaraga ziri inyuma y'abantu ziza kurwanya umwuka w'ubutambyi. Ariyo mpamvu uyu munsi yari abashumba n'abatambyi badashobora kuza kugira ikintu bavugana kuri social media. Sibyo bandarwemeye, sibyo? Bafashe umwuka wa Antikristo uraza bigira gusese. Bibiliya ni inyanja damu, ni inyanja. Hari igihe usoma hamwe wajyana ugasanga bavuguruza ahandi, sibyo? Iyo udafite umwuka wera birakugora. Hari abantu rero basobanura Bibiliya bakayisobanura mu mategeko, wabyumvise? None ugasanga umuntu evangeliste ntawayimusengeye, nta n'uwamwimitse, ahubwo we yatatse umuntu. Ari naho izi ntambara zinagaruka zigakubita umwuka ko nta mupasiteri w'umugore uhari. Kandi ugasanga uwo muntu ukuvuga ngo nta mupasiteri w'umugore, nta n'ababiri ashumbye, n'abo kuri social media yakiriye asengera, abamarishije kubasengera baka ibitsina byabo, abamarishije kubasengera nta mbuto. Ariko we arazana ngo nta, ese kuvuga ngo nta mupasiteri w'umugore, nta mwapatiri w'umugore, nta bishop w'umugore, ashumbye intama ibihumbi, sibyo? Ni wowe unkozemo reka mvuge. Ashombye ibihumbi, wowe batatu barakunaniye, n'urugo rwawe rwarakunaniye, sibyo? Wowe ntushoboye kubashumba, ubusambanyi n'ubuhehesi bwarakunaniye. None Imana ngo kubera ko babuze, yashatse umuntu ikamubura, irababuze, iba byiza ko yimika umugore kugira ngo abayobore. Kandi abo bose basenya ubupasiteri bw'abagore ngo nta mushumba w'umugore, batondaye ku gatebe bicaye bategereje ko babakira ngo basenge. Ngarutse ku mavuta. Apostle Mignone kuba yaragiye kwa Kayanja, igice kimwe cya Uganda keshi bakunze gukoresha basengesha amavuta. Niba abantu bazanye bakora deliverance. Ari nayo mpamvu usanga izi ntambara zikorwa mu bantu bigira abantu baba Pentecote kandi atari bo, cyane cyane batukomoka muri ADPR, sibyo? Nabo batuzuye bavuyemo, nabo bibice. Kuko abaye no mu ADPR mwiza yakaba yagumye mu itorero akarerwa, sibyo? Ariko umwana n'ubundi uhora ugaba ibitero kuri se ntago azareka se wabo. Wabyumvise? Noneho kimwe na Tanzania,
iryo toro jewe navukiyemo nabonaga basengera abantu bakoresha amavuta ya olive oil. Ayo mavuta bimika bami bakoresha amavuta. Abantu muri Isirayeli imico yabo niki niba twizera Bibiliya n'Imana ya Isirayeli. Hano bakoresha imico yacu ya Kinyarwanda bafite ibintu bakoresha n'amahembe. Iyo tugeze muri Kiliziya Gatolika bakoresha amazi y'iki y'umugisha. Ari amazi y'umugisha bayakoramo akagira gute bakizera ko yirukanye amashitani. Ni ukwizera kwabo ko na Yesu yakoresheje akondo kandi agategeka kujya kwiyohagira hariya. Aha noneho nuvuga ngo amavuta bazanaga amavuta bagasenga. Amavuta ni ikimenyetso nkuko nubundi yari ari w'icyo gihe yaranahenze. Na amavuta apana yo mu mwuka kuko yo mu mwuka urutubwira nayo ubwayo nta nayo ufite. Ayo mu mwuka akorana nayo n'amavuta yayandi kubyumva nkuko nshobora no kugusengera ntakoresheje iki amavuta. Nshobora no kugusengera nkurambitse ikiganza nkuko nshobora no gusengera nkurambitse ikiganza. Byose birakora, byose bivana no kwizera kwawe. Ikintu cyose Pawulo ajya agasengera abarwayi akoresheje iki ibitambaro. Uyu munsi iyo tubwiriza abantu ba born again, iyo ubwiriza ukoresha imbaraga kuko wuzuye umwuka wera. None ukoresha imbaraga ukabira ibyuya ukazana muswari kugira ngo itajya hirya uyifatira hano. Ariko yakora abantu baraje ngo bira bitambaro ngo nibyo bibaha imbaraga. Wowe urasenga urakijijwe wizera kw'Imana ikoresheje ibitambaro. Ese kuki imbaraga z'Imana muzikura ku Mana mukazishyira ku bigirwamana? Ni ukuvuga rero kuba Mignone Kayanja amatorero yose ya Miracle Center iyo bari basenga bakoresha amavuta. Kayanja ni umukozi w'Imana, ni umupasiteri ufite ibitangaza wahinduriye ubuzima wasenze. Dufite umwuka y'umukozi Imana rwego agezeho baraza bagatera ikibombe. Uwo satani ukurura mu bakozi b'Imana niwo mufite kuko waje gucamo igice itorero. Nukuvuga ngo aposo kuba yaragiye njyewe hari abantu narabikurikiye online ari mu iteraniro. Iteka Jessica Kayanja aramutumira. Yaje hano no ejo muri convention yarahari. Ayigisha neza uramuda bakoranye imyaka myinshi. Yaratahiwe kujya hehe i Bugandi. Bamwakira neza arabwiriza. Iyo iriya video bazana hubwo yagendanye na Yuda na Yesu kandi arafite Yuda kuko berekana akarahure ni kirahure basuse amavuta ya olive oil meje akozamo ibiganza nyine akojemo ibiganza nose yagiye gusengera abantu bakoresha ibiganza kwirukana ufata amavuta ugasuka bitewe n'ubushobozi ufite. Hano arya ubukennye ufite akacupa gatoya kuko arahenda. None we rero akozamo ibiganza bongera batwereka akantu ka montage. Si montage boretse gato nyine reka nkakwereka ariko ukarebe ni akamontage kaka video ari wakora ku bantu bakikubita hasi nyuma yo gusengera. Nyine banza ndabyemeye sibyo ntago wakabonye nakabonye ariko ahita yakoze mu mavuta bazanye ibesane akora ku mavuta amaze gukora ku mavuta akoze ku bantu b'abantu baragwa sibyo baragwa ariko ni witegereza ni montage kuko kagenda Rolante abyumvise. Erega twese twarabimenye ubwashize mwaradutubure ngo gitwaza ari mu isanduka tugiye kura dusanga nibyo mwaterateranyije mu bikubita aho ngaho. Noneho rero ndi nawe niba birashoboka ko amavuta ashobora ntago abantu bose basengera abantu bakikubita hasi ariko baba bakoze mu mavuta. Ahubwo niki gituma uyu muntu yikubita hasi? Iwacu mu Rwanda dufite Imana twafashe Imana ntituvangura. Twese turi babene Imana ba Nyiramana basekamana. Twebwe Imana turayizi. Twere nta mizimu tugira. Ntago muzi abantu bagira imizimu. Ibugande imizimu ibwejagura vuba. Yo mpamvu yakorokora umuntu arasenge umuntu ikikwereka ko umuntu atazi n'imbaraga rwanaza. Ngo ndirukana abarangi wabwiwe n'iki ko uyu muntu mu Rwanda nago dufite imyuka y'abarangi. Imyuka y'abarangi biva i Uganda. Urumva hano Nyagatare niho bababe cyane. Nyine Nyagatare ituranye na he na Uganda. Iva ku musozi bitwa ngo iki Rwenzore.
n'igice kimwe cya Tanzania ni abacwezi. Hanyuma Uganda ifite igice cy'ubwami cyangwa cy'imiryango nk'iyacu y'Abanyarwanda y'abega abanyiginya iturukamo bitwa abacwezi. Abacwezi na Museveni abavukamo ababamo, sibyo? Niwo muryango avukamo, bafite ururembo rwabo. Niyo mpamvu babubakira ni abacwezi, n'abamarayika barungi bahamanukanye na Satani bahera aho ngaho. Twebwe turwana na Nyabingi, Nyabingi na Ryangombe, Imana y'u Rwanda ya Ryangombe. Nyabingi nayo niyo Nyabyishi ituruka muri Ankore hano, yazanywe n'umwami Ruganzu, ndakeka ari Ruganzu, yaragiye muri iki gice cy'Umutara. Ubu ngubu ngira ngo hahoze, ubu ngubu ni muri Karama, njyaho ni Karama. Ahageze ngira ngo hari n'ikiganza cya Ruganzu, ahageze avuga ngo kuko umwami ageraga hose bamuzaniraga abagore beza. Bazanye rero bakayiranamo na cya Nyabingi, igikobwa cyitwa Nyabingi. Bamuzanye biba ngombwa ko akimara kurongora Nyabingi amusaba kubakira basaza be inzu z'indaro. Nyabingi rero ni Imana, ni ikigirwamana, ni ikigirwamana turwana nabyo, cy'imyuka turwana nabyo, ariko ituruka hehe? Uganda muri Ankore. Nyabingi mu Kinyarwanda isobanura Nyabyishi. Hanyuma rero turwana na Ryangombe. Ukajya kumva umuhanuzi cyangwa umuresenzi ngo ndirukana, ngo ndakubita hasi, ngo Nyabingi, ngo Ryangombe, ngo Myuka abacwezi. Umucwezi umubonye ute kutamuzi? Bivuga ngo kuko yumvise birukana abacwezi, sha muzajya hakurya murebe umucwezi icyo aricyo, kuko ntabwo amuzi. Umuntu ufite umucwezi ni umuntu barazaniye, barakoreyeho imihango, baratunze ururembo. Umucwezi afite ukuntu ateye. Ntabwo rero uzafata umunyarusizi ngo umwirukane mu mucwezi, umwirukane mu mucwezi. Ako ni akantu gato. Noneho rero umuntu ufite umucwezi, ufite abacwezi, iyo umusengera nubwo waba utafite imbaraga nyinshi, uhuhaho gusa ngo akikubita hasi, kuko ni ubundi bwami haje izindi mbaraga. Yesu amaze kwirukana muri ya musore wari warasabitswe n'imyuka mibi, akayohereza mu ngurube. Ingurube zagiye zisara, ziriruka. Ubundi niki gituma umuntu yikubita hasi? Nuko hari ubwami buri muri wowe bw'umwijima. Iyo ubwami bw'umucyo buje muri wowe, sibyo, busatira bwa bwami, noneho kimwe kirushije ikindi imbaraga, nicyo kigukubita hasi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwakira izi mbaraga rero zikuvamo. None rero ko twe mu Rwanda twega imyuka yacu ni insirimu, ni insirimu. Ntuvuge ko ndagura, ntuvuge ko niyo mpamvu umupfumu aza akakwereka ko we nta kibazo, ni umuntu mwiza. Ariko bo barirekure, bakunda umurimo w'Imana, bakunda abakozi b'Imana. Iyi myuka ije, jewe nabonye nakora umurimo w'Imana muri Tanzania. Iyi myuka y'abacwezi nayo iriyo, sibyo? Habaho n'imyuka habaho umuntu bita umuntu uza amwita ngo iki, w'umuzimu. Bano bantu bafite ukuntu bakura umuntu wapfuye, wapfuye noneho agakora imirimo kandi ari roho ye yarapfuye akoreshwa. Abo bantu rero baba bagenda. Twe twabaye ahantu ushobora kugera ugasanga inkoni kuzikodamu Abanyarwanda hangamwe ari byo mutazi, muri wo mujijije. Niyo mpamvu bivugisha ibyo ngo Mwuka Wera tureba buzuye, kutarajya rusororo ko huzuye ngo uzure umuntu wapfuye kufite izo mbaraga. Hanyuma ukajya ahantu ugasanga ikikwerekana wari imyuka mibi, ugasanga inkono mu ishyamba ringana nka Nyungwe, ugasanga inkono ibira y'ibishyimbo cyangwa isafuriya y'inyama itogota n'agatara kariho ibyombo byiza, cyangwa ugasanga akabindi karimo ikigage kibira. Wabyumvise? Kibira mu ishyamba, ibeshya unyweho. Twabaye mu mashyamba aho inka ishobora kurya kuri ibyo yakoraga ati igasara. Wowe uravuga imyuka utayizi. Ni ukuvuga rero uyu muntu ufite imico umucwezi, iyo umukozeho gusa agenda atya akikubita hasi. Wabyumvise? Reka mbivuge. Niba pose Mignone yakoragaho birashoboka ko yaba afite abantu bari mu iteraniro duterana sataraterana. Reka mvuge inyuma yawe hari umukameramani Muvunyi ajya bare ku rusengero, tugasenga, twasenga tujya ukagera abantu bafite imyuka mibi, ukajya kubona afashwe iramutigishije imukubisa, nta wamukozeho.
ikamukubita hasi. Ariko uyu munsi ntabwo akikubita hasi kuko imbaraga z'umwijima zaragiye, yakira imbaraga z'umucyo. Iteraniro nk'ariya ryo muri Miracle Center ni ukuvuga ngo kuba abantu bari benshi, Mignone ari igihe yageze akaba atangiye gusengera abantu, bo baramije, ubundi yitora iteraniro waramije ugahimbaza, Mwuka Wera akamanuka, imbaraga z'abadayimoni zirashya zikabwejagura, noneho warangiza bakikubita hasi bakambara ubusa, utangiye kugira ucyo ati mu izina rya Yesu Kristo, wa wundi Umwuka Wera utangira kumugeraho agahita ahinda umushitsi akikubita hasi. Ariyo mpamvu uriya mwana w'umuhungu yahoraga mu marimbi y'ikebagura avuga ati uranziza iki? Yahoraga yikanze Yesu amubwira ngo urampora iki? Kweki hari izindi mbaraga. Kuba Mignone yarakoze mu mavuta si igitangaza ko nawe ufite uvumbika ibiganza byawe. Ko yarakoze ibyo ni ibintu by'ibipapiro kugira ngo mutujijishe twe kubwiriza ubutumwa. Ariko Apostle Mignone yaramaze iminsi abwiriza ubutumwa bukakaye, yaramaze iminsi yibasiye abantu bari mu rusengero badakizwa, batihana, basambana, bakora iki, birengagije iby'Imana yabakoreye. Ubutumwa nibwo bumuriho. Bazakubaza gutya, ese Mwuka w'Imana ukiza abantu bakigaragura hasi, bakiyambura ubusa, ugatura abantu hasi, abantu benshi ntabwo ibintu babyumva. Reka nkasobanure, urakoze. Ntabwo namenya ko ushatse kuvuga. Dore impamvu ntabwo Mwuka we uriho ugira gute. Ntabwo Umwuka Wera ari we uriho ubambura ubusa. Ikiri muri wa muntu kibi cy'umwijima yakiriye, cyabyariye muri we, cyabaye ikigugu, nicyo kimugaragura hasi. Ahubwo Mwuka w'Imana uje kuri wa muntu, sibyo? Ugeze kuri wa muntu, noneho ubyigana, uhirika cya kindi, kuko kimaze igihe muri we, nicyo kimutura hasi kikamukura. Kuko dusengera abadayimoni, kuko abobo namwe murabazi mu byumba no masengesho. Iyo usengera umuntu hari igihe aba avuga, dayimoni ikavuga igasakuza, tumaze igihe twaje kera imushitura, imurya inzara, avuga ati naje twaje ngo tumwice, twaje ngo tumukureho. Uwo avuze kuko ari umwe, ari babiri, ari batatu, agaterana ari gatoya, sibyo? Ariko buri abahegereye n'abari nabo abadayimoni bo barabwejagura. Nuvuga ngo hagati aho hari imbaraga ebyiri zo zikirana. Wabyumvise? Ikikubita hasi uriya muntu ntabwo ari imbaraga z'Imana zimukubita hasi, ni imbaraga z'abadayimoni ziri muri wa muntu zimukubita hasi. Noneho kugira ngo zigende, aribwo za mbaraga z'Imana zije kubyiga zigahirika. Urumva kavuga ati mu izina rya Saba dayimoni muhunga, cyace kigagera kigititiza, kavuga ati mu izina rya Yesu muhunga. Noneho rero hari igihe wowe usenga, ndibuka ko ajya gukora cya gitera n'amazi igihe ari mu masengesho. Hari igihe uri umukozi w'Imana mu masengesho uvuga ati mu izina rya Yesu, ugategekera hamwe ati mu izina rya Yesu, bose imbaraga wa wundi. Kuko uyu munsi turakora ibiganiro jye nawe turebana, ariko hari umuntu uri muri Amerika, hari umuntu uri muri Australia uri utureba, ariko urya rero turebamo aratureba nk'umuntu twicaranye, ari warabona ibyo niwo mvuga nk'umuntu tugize gute twicaranye. Uko niko Umwuka Wera iyo amanuka, sibyo? Aramanuka akagenda akajya kukoreshwa n'imyuka mibi, kuko ntayoba. Wa wundi agahita agira ate akikubita hasi. Hakaba n'Umwuka Wera agiye agahura n'ufite Umwuka Wera, yuzura Umwuka Wera akavuga ku ndimi, ku buryo buri muntu wese ayakira ikijyanye n'urwego ageze mu buryo bw'umwuka. Urakoze cyane kudufasha kuri ibyo ngibyo. Ese abantu benshi ikintu bibaza, uyu munsi Apostle Mignone iyo aza kuba wenda video yagaragaye we asengera abantu bikagenda neza fresh, ariko hatabanje kuza undi muntu ngamufasha, ese ndakubaza muri ubu buryo, ni uwuhe muntu ushobora kuguha ubutware ariho abantu benshi baza kubihuriza bavuga ko ari ugucisha, wenda uri buze no kuza kutubwira ku ruhande rwawe, ese niba wemera koko kuno gucisha imbaraga hari ababikora, hari abajya za Uganda, hari abajya za Nigeria,
bitwa abakozi b'Imana bakajya gucisha imbaraga bakabaha ubushobozi bwo gukora ibintu niba bibaho uraza kubitubwira nawe. Abantu benshi bakibaza bati se ni uwuhe muntu ufite ububasha bwo kugutuma bwo kuguha imbaraga z'Imana? Imbaraga ko zitangwa n'Uwiteka, imbaraga ko zitangwa n'Imana. Kubera iki byagaragaye ko Apostle Mignone izi mbaraga yazihawe binyuze kuri Kayanja? Kayanja zazimuhaye gute? Kuko yasinye musenge mu rusengero rwe. Mbese kuki atabikoraga ari Kigali? None se Kayanja reka tuganire gatoya. Yego. Rega ikintu ugomba kubanza kumva nyine ngiye kubasubiza ari amavuta yakozemo ni nkawe yamwejeje yamusengeye. Oya akariko ryureka urabizi ko je ntajya nemera ibyo mbwira uretse tuganire sibyo. Wemera ko abaho umubyeyi wo mu mwuka cyane abaho? Wowe ntufite pasiteri wawe abadukurikiye bavuga butumwe bafite ababyeyi bo mu mwuka ba papa bo mu mwuka. Erega damuru yego nkunda niyo nganira nawe. Mwe ntago muromubona imbaraga turwana nazo. Imbaraga turwana nazo nizikubwira ngo muvane ikintu mazi misari intambara zo ngo abantu bita Apostle Maso ngo ni daddy. Umuntu ajya kukubera daddy kubera iki? Nuko akubera daddy kubera yuko wamubonyemo impano. Daddy tuzayivuga. Buretse turagera tuganira. We kubonye impano y'iki y'ububyeyi. Ariko ugasanga abantu bakuruye umunwa ngo ntago babise ngo babita ba daddy. Aha tumaze iminsi tubona intambara za Apotre Gitwaza. Z'abahaguruka baza Gitwaza uyu nguyu Yikuzimu akoraniza imbaraga ari ibi nibi ni mweriminate nibi kandi ababikora nabamwitaga ko ari umubyeyi wabo mu mwuka. Nukuvuga ngo kuba uyu munsi Apostle Mignone yakwemera ko Kayanja yaba ari umubyeyi wo mu mwuka nta ndwara muzi n'amategeko buriya ukikwereka ko mutanize n'uburyo bw'ivuga butumwa. Ubundi iyo ugiye mwivuga butumwa umuntu kwakiriye uramwubaha uca bugufi ugendera mu mujyo wuko itorero ariyobora. Itorero rya Miracle Center ni Miracle nyine ni ihuriro ry'ibitangaza sibyo. Nukuvuga ngo iyo ufite mentor ko ufite kandi amwemera nk'umubyeyi abantu wese agavuga ati uyu ni mushumba abantu ati uyu ni bishop arakomeye aguhesha ubutware. Si ubutware ko bahawe ububasha iyabahamagaye ikabatoranya yabahaye ububasha. Buto turarwana n'icyuka gishavuga ngo ibi ntimubivuge nimubikoreho. Nukuvuga kuba Kayanja ari we muyobozi wa Miracle Center ku isi. Kuba Mignone yaje mu itorero rye kuba yajya kuvuga none yo tugiye kubwiza avuga ngo reka duhamagara umushumba mukuru asengere umubwiriza butumwa nawe uhita utokesha nta gutokesha. Rero niba bo itorero rya bizera mu mavuta yego kuko nago wajya gucisha ye barahari bajya gucisha unge muri Nigeria n'ahandi ntiturabona babizanye kuri kamera sibyo. Ntago turabibona. Tubona bamwe muvuga ngo bambare imisaraba tubona bamwe muvuga ngo bambaye impeta aho bazibambikira ntago tuhabona. Ndakeka umuntu ujya gucisha akajya kuri kamera agashyiraho kamera ndakeka aba yarayobye nawe biri live ndakeka atari ibyo atari byo ahubwo ni imyumvire y'abantu iciriritse batarabasha gusobanukirwa. Ni ukuvuga kuba Miracle Center ikoresha amavuta naho wajya wuzi bazajya gusengera abantu bakoresha amavuta. Niba bo basengera abantu bakoresha amavuta yagombaga kumuzanira agakoramo nk'umuyobozi mukuru ushyigikiye umugore we na Apostle Mignone wamwakiriye sibyo. Yagombaga kuba hari akabashyigikira akaba ari kumwe nawe. Kuba bavuze ati musenge twebwe umuntu agusengera avuga ati hejuru y'amavuta y'umushobwa mukuru reka tumusabe asengera umwigisha amwate. Twebwe umuntu aturuta mwivuga butumwa agahaguruka amusaba ati nakiri ku mavuta y'umushumba mukuru nakira amavuta y'umubyeyi. Nuko nguko tuvuga sibyo. Rero Kayanja yamusengeye nk'umuntu umubwira ngo mwaturaho amagambo. Ikibazo rero yaramusengeye nk'uko yari ari mu rugo rwe. Tekereza yuje mu rugo uza iwanjye ntituri mu rugo hano
winjira uko ushatse urakomanga ukavuza ugakomanga bakagukingurira mu nzu iwanjye ni araho utinjiza inkweto ntubizi none se uriya aze yiyobore nk'uko iwe agenda cyangwa agomba kwicara agatuza wabonye ko mu Rwanda baza twabakirije abagore beza bambaye imikenyero w'iwabo bari bambaye bya gomesa sibyo imyenda yabo barimba mu Runyarwanda bakiri umunyarwandakazi bamuhaye icyubahiro umushumba aramusengeye ariko amuhaye amavuta bageze igihe cyo gusengera imbaga y'abantu ari ahaba abantu benshi urumva benshi cyane kandi bakeneye ibitangaza bakeneye kubona ibitangaza kuba akoze mu mavuta akongera akamuha Imana ati mfasha akazi ni nko kumukora akore mu mavuta mufashe umurimo bari gukora icyo gihe ubundi iyo ugiye kubwiriza ahantu hari igihe ugera ahantu bakaguha umwanya wo kubatiza bitewe nuko wasanze bari muri gahunda yo kubatiza hari igihe iyo ugeze ahantu ugasanga bagiye nk'ejo bundi hari ahantu nagiye kubwiriza za Rwamaganiye nsanga bariho bararanga abageni ntabwo abageni ari abanjye sinabigishije umubano ariko bagiye kubahesha umugisha barabatereka twakire pasiteri wadusuye aze afate mikoro asabira uyu muryango iki umugisha none se pasiteri ntiyari araho ntiyari kubasengera ariko yampaye kubasengera kuko yubashye amavuta rero umukozi Imana agiye kubwiriza ahantu iyo usanze igikorwa cyo gikorwa uragikora niba usanze ari igihe cyo gutanga igaburo ryera nawe barakubwira ati uratuyoborera igaburo ryera ukariyobora ni nkuko ushobora kumbwira ati uzava cyane cyane mbabara muri Gatolika umukristo akavuga ati ndashaka ko padiri runaka azansezeranye icyo gihe avuze ngo padiri runaka azansezeranye ashobora kuva ikantarange akaza ariko ibyo ibikoresho akoresha usibye ikanzu ye azana akoresha ibya hehe ibyawe abadiyakoni babahereza nibo babikora rero ibyo Mignone yakoze ibyo asanzaho ntabwo yajya gucisha ngo ucishize kuri live izi ni imbaraga izaro zirwanya ubu byavuye kuri Aposo Gitwaza byimukiye kwa Mignone uyu rero ubizanye reka turebe wowe kuko ufite imbaraga z'Imana jya muri Rusororo n'Inyamirambo na ntuza uzura bapfuye wanatuzira n'umusaza ejo bundi upfuye twakundaga mpyisi wanatugora Theogene Pastor Theogene inzahuke wakundwaga na benshi ariko ntimukaze gushyushya inkuru ibi byitwa uyu nguyu ni umurimo wa Antikristo wo gushyushya inkuru no guharabika abakozi b'Imana uyu Elizakora yakoze yabikoze nyine wese acumbye he aricara uyu mugabo agira umwuka ndabizi araje ahita mpagurukira agira umwuka wo gusenya abandi bakozi b'Imana wakigira mwiza ko wowe werekana ufite Bibiliya urusengera abantu iyo Bibiliya kucyo uyikoresha wajya uyireka kucyo werekana usengera abantu mu cyumba kuki icyo cyumba ugira ngo abantu batakariza icyizere bari abakozi b'Imana bakuzeho yewe sinaka amaturo niba utaka amaturo se kucyo ubikorera kuri caro yaho ngaho kuki se bayaguha kandi baranayaguha ariko uri umukozi w'Imana nkunda n'inyigisho ze pe Elize ndamukunda ariko aka kantu ntago ari keza jya wubaka abakozi Imana bagenzi bawe we kuza ubikora ahanga urabikora se ashyigikira imbaraga abona zihe se yarahari ashyigikira imbaraga z'umwijima kandi yarahari se kugira ngo amenye ko ari umwijima barajyanye okay niba rero ari we wabonye ko ari imbaraga z'umwijima ni protokole wande wakayanje kuko dufite abantu baje bavuga ati Bi Joshua batubwira ko ibi yakoze bari protokole babo ubwo nukuvuga ngo wowe ariko mu bantu bose ni ufite yishurirwa ryahishuriwe amavuta yaguzwe asengera wese kusengera abantu bakigaragura imizimi ikabavamo ibavamo nawe noneho ntabwo ari imbaraga z'Imana kuko umuntu kuko jewe ndemera ko umuntu ufite imyuka mibi yahuye n'umuntu w'Imana imyuka mibi irahunga kandi ikikubita hasi niba Elize usengera abantu imyuka mibi ikikubita wa muntu akigaragura ufite imbaraga z'Imana pe ufite imbaraga z'Imana uri umukozi w'Imana ufite imbaraga z'Imana ukigaragura ntabwo wakukuta ugatuza ko ari wowe uzi gukora wenyine nuriya nawe arasenze kandi bikubise hasi niba wowe yakoresheje amavuta ariko nawe wakoresheje Bibiliya niba wakoresheje amazi ushobora gufata n'amazi kikirahuri noneho kwera kagiripe mfite mu mihogo nanyoye na ji ubu nabwo baravuga ko hari ikindi cyagiyemo buriya aya mazi hari ikintu runaka abantu mutiza imirindi bitari bikwiye ko dutiza imirindi
mureke kugaba ibitero, mureke umurimo w'Imana bizisobanura. Niba hari abajya gucisha nawe ukaba watwemere ko bahari bahabwa imbaraga. Ese nkibaza wenda icyo kibazo ntarakibaza, niba Apostle Mignone iriya mpano yariyongeye kuzo yari afite, byari ngombwa ko bibera mbere ashyira amaboko mu mavuta, imbaraga z'Imana k'Imana ziguha direct? Ese ikankubaza izo wahawe wowe, hari ikishushanyo wabanje gukorerwa, hari amavuta wabanje gusukwaho, si Imana yaziguhaye mu buryo bw'umwuka? Nose Apostle Mignone muri Women Foundation na church bita Noble Family Church, wari wasangayo ariho akaraba? Nose nta bitangaza bikorerwayo? Iki kibazo mfite icyo kwara ariko ari muri Miracle, kandi nakubwiye ko Miracle bakoresha imavuta. Ni doctrine zabo. Mufite ikihe kibazo? Reka garuke turebe ibyo agiye gukora. Kuwa kabiri reka mubarari, kuwa kabiri barasenga, no kuwa gatanu barasenga, no ku cyumweru barasenga. Uzageyo usange niba yiteretse icyo kibase cy'amavuta. Ubwo naguza avuga ngo bera muri biro. Ubu ko yavugaga ubutumwa siko ari wabuvuga. Ibintu byabaye hari yakwera viyuzi musakuze bibe birebire, ni doctrine ya Miracle Center. Mignone nawe afitiye yahawe iyerekwa ryo kujya gute, ryo gufata abantu amaboko, abantu bagore bamwe bafite amaboko acitse n'ibindi nk'ibyo byose. Ntago najya kurishyira mu mutwe ko ntago ari iyerekwa ryanjye, ariko nanone ntago namutera amabeko. Afite ikimana amuhamagara gukora, nanjye mfite aho mpamagarirwa, na Eliza afite aho hamagarirwa rwose. Ni umuhamagaro we, n'abantu mwese mujyeyo, nanjye iwanjye mfite abo mpamagarirwamo. Twese turi ingingo zuzuzanye, ariko Satani yo kudutera ngo twitere. Ubyanarize ubigire birebire, reka turebe ko yongera. Noneho reka icyo cyiciro ni cya kabiri, kandi tuzarebe ko noneho azabikorera iwabo hano mu itorero. Hariya ni doctrine ya Miracle. Ejo bundi yaricaye akoresha intuza y'abashumba, atanga inkoni. Inkoni uriya mugore agira impano. Agira impano y'urukundo, agira impano yo gutanga, arafasha. Atanga impano y'inkoni. Inkoni yagiye yigurira, ari n'abakambwe bajya baziha abakobwa agiye gushaka, baziha basebukwe. Inkoni arazitanga, akora ikintu cy'ubuhanuzi, aravuga ati mwakire inkoni nk'umushumba n'ubutware. Izo nazo ngo abahaye imbaraga. Mwebwe ntago muzi ibiri hano. Izo nkoni twarazitwaye. Abashumba benshi hari harimo n'abamusenyeri. Abo nta n'ikibazo bagize. Ariko hirya aho nazi naho turutse, ati inkoni mwahawe zirimo izindi mbaraga. Ari ikintu kinambabaza. Mbabazwa n'abantu bamusenya kwa Yikuzimu akoresha izindi mbaraga. Aribo bagaruka, wenderize we sava, ibyo akoze reka tunamuveho. Ibyo yavuze yabivuze nkawe, ni ishaka ry'Imana, ry'umurimo w'Imana. Ariko hari abandi birirwa bamwandarika kwa Yikuzimu afite izindi mbaraga, kandi nkabona biriwe bicaye hariya bategereje umutsima n'umugataba. Bategereje ko ajya yakabakira, akabwiriza, bakavuga, bagaseka, bakishima, bakamuba inyuma. Imbere hariya ku gatuti bakamwita umubyeyi, ariko hirya ni box mu bandi bakangiza izina rye ngo Yikuzimu. Ibi mbivuze kuko mbizi. Amwe ndanayaza ngeraho ayo makuru. Wabyumvise? Angeraho. Imbere hariya muri beshi kugira ngo bashimishe abakristo bababibemo, babambike, babagaburire, bakemure ibibazo byabo, bamuvuga neza. Uri umubyeyi, najanga ntacyo mfite, none ngeze kuri. Ariko hanze mwarangiza mukavuga ngo Yikuzimu, ngo afite ibi nibi, tanto ngo afite ibiki. Ntashaka kuvuga namwe muzi muvuga. Kubera iki? Kuko turi mu gihe Satani adashaka ivuga butumwa. Satani adashaka abakozi b'Imana. Ariko ibyo ntacyo bitwaye. Mukozi w'Imana komere. Na Yesu baramuvuza avuga ko nose ariko damu. Ubundi baravuga ngo akorana n'imbaraga. Ntago namwimitse.
ntimuze muraje muvuge ngo buriya nawe ngo yewe nibera hano iwanjye ushobora kuba uri kumuvuga kubera ko muziranye harimo mpamvu uri kumushyigikira utamuvuga nabi jewe ko narajya hariya iwe ngo njye guhanuriye yaramanuriye sisi 2 na kangahe hanyuma birwaye buri munsi se bajyayo ngo twaburaye twayize uko abagaruka bakamusenya jewe naracyashima ko nicyo gitangaza narakibonye yaramanuriye ndakibona 2014 hanyuma bahora yose buri munsi boko bahoraye n'ubundi hanyuma kwa Yikuzimu ko amafaranga yabaha mukayatwara ko ayabaha mukayatwara niki gituma mwica umurimo w'Imana uyu ni umugore w'intwari wavuze ubutumwa muri iki gihugu abo umugore hano hari abadamu bazamutse hari abadamu buri wa mudamu ndamwubaha nkubaha n'umudamu bita Pastor Jory Murenzi nkubaha n'ubundi bitaga Apostle Jenny Karamira n'abagore bavuze ubutumwa muri iki gihugu na Pastor ngira ngo Margaret Rwanda muri bariya n'abantu warujya kuvuga nde Orutanse ajejo bundi ni wavuba Orutanse n'aba Pastor Mutesi n'aba bantuza uyu mudamu uyu wa muri ntuza muri Grace Muninde Julienne abo ntabyo ariko uyu mugore yahanganye n'ibintu uko yanditswe ku social media ngaho ngo yatukuje iminwa ngaho ngo yambaye nabi kandi abamwandirikaga nibo bagaruka bakajyayo bati twebwe turagukunda mukozi w'Imana akabaha gatuti akabaremera uwo bandagira ukuboko akabaremera mukarya mugahaga mwarangiza mukagaruka rwemwe mujya rwongorera no mumushivura nukuri mureke dukora umurimo w'Imana neza niba umuntu ari icyo akurusha wishaka kujya mu mwangeze sibyo niba uyu munsi umaze iminsi murwanya Sabe nakareka nkajyaniranye Sabe yakoze ibi Sabe yasambanye uwo yafashe ku ngufu ninde Sabe yasambana wowe ukora bingahe Sabe kuko hari urwego ageze hari umwuka y'umuntu ari ikintu ariho ageraho kirekire ariyo mpamvu mise mbona induru kubita gitwaza kubita se nimukubita mwabare deperi hwanyagura tepeni to rigeze kure garuka kuri Zayuni kubita hasi restoration kubita hasi women kubita turasigara niki wowe uratujyana mu buvumo urari gutugeze nguka ku misozi ushumbye bangaye uhinduye banga umuntu wicaza abantu ibihumbi n'igihugu cy'ubwinjiza wowe wakoze bucece Petero nako Yohana yigeza atuma abigishwa ngo bagende baze Yesu ko ari we yarari he mu nzu y'iki imbohe yarawakubitwa amerewe nabi Yesu yamushubije ngo iki yaramubwiye ngo genda umubwire ngo ibirema birahaguruka n'impumyi gute rahagurutse ibirema hagurutse impumyi ukiza impumyi ukiza abarwayi ku giti cyawe ni mwene magambo avuga ati kora nanjye nkore turi mu murimo rero tusigeho izindi imbaraga zo zirwanya umurimo w'Imana kugira ngo isi ibone yica urubyiruko rwe kunarwa gusenga mwica umutima w'abamwizereragamo hari abantu bizera ko umuntu yasenze isengesho bagakira twese hari abaduhamagara ati niyo wavuga ijambo rimwe hari ahantu tujya mu ngo z'abantu kavuga ati niyo wakandagiza ibirenge byanjye yawe ahangaha gusa ndi bubohoke hari ikintu kiri buhinduke none se urabuza umuntu kwizera bene data bakristo bankurikiye muve muri aka karindagize muve muri ibyo bacuruje ibitsina hanze ahangaha birwa bambaye ubusa babona ntimukibireba baje kwambika ubusa itoro kugira ngo byangike icyo turwana nacyo si inyama n'amaraso ni umwuka nibyo turo dukirana nabyo n'abari bacisha ntitwabafashe ko ntitwababonye ariko reka tubareke twikomereza umurimo w'Imana kandi ukizwa kizwe duhinduke tuzajye mu ijoro murakoze cyane Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane mwese mwabanye natwe tubashimire ntekereza ko basobanukiwe kandi baracyabaza Adamu iki cyari ikiganiro cyiza abadasobanukiwe bakomeze bandike comment bahamagare Pastor Fanny kuri nimero uri kubona hejuru yawe kuri screen ubone ibintu bigende neza cyane tuzagenda tubigarukaho mu buryo bugiye abatanasobanukiwe bazatera agatebe bajye muri women barye kureba bicare simbabwiye saa 11 saa 12 kuwa kabiri no kuwa gatanu no ku cyumweru mugende muzahasanga ibindi byo tubyiwe ngo dukeneye buna nuko dukeneye kumenya makuru y'ikuzimu dukeneye kumenya makuru y'ijuru ubu tuzaza makuru y'ijuru batubwira ngo urabeshya wavuga iby'ikuzimu bati binibi tuzabafata hese murakoze